Izina Emeline cyangwa Emeline ni izina rikomoka mu Burayi cyane. Welcome to Isimbi Media TV, your home for the best entertainment and media. Subscribe now. Nongere mwere ikaze mu mwanya twahariye ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi twatuye gusobanura amazina atatu ariyo Fabrice, Vedaste ndetse na Emeline. Tugiye guhera ku izina Fabrice, nayo yaba ari izina nifuza ko twaza gusobanura, utwandikire muri comment. Izina Fabrice ni izina rikomoka mu Gifaransa, rifite inkomoko mu Kilatini Fabricius, isobanura umunyabukorikori ukora ibintu n'amaboko cyangwa umuhanga mu mirimo. Rituruka ku ijambo ry'Ikilatini feber, risobanura umukozi, umwubatsi cyangwa umunyabukorikori. Rigaragaza umuntu ukora cyane, uhanga udushya kandi ushobora gukora ibintu bifatika. Rikunze guhabwa abahungu cyangwa abana b'abahungu. Ni izina rifite igitekerezo cy'umurava, ubuhanga ndetse n'ibikorwa. Nizere ko wakanye subscribe dukomeje kubana. Gusobanura izina rya kabiri bita Vedaste. Vedaste cyangwa Vedaste ni izina rifite inkomoko mu Kilatini Vedastius. Rikunze kubona izina Vedaste cyangwa Vedastius ni izina rifite inkomoko mu Kilatini Vedastius. Rikunze kuboneka mu mazina ya Gikristo. Vedaste risobanura umuntu ukomeye mu kwizera cyangwa umwizerwa ku Mana. Rifitanye isano n'umutagatifu witwa Saint Vedaste, uzwi kandi nka Saint Veste, wari umupadiri wabaye umubikira bishop mu Bufaransa mu kinyejana cya gatandatu. Azwiho kwigisha no gukomeza ukwemera kwa Gikristo. Izina Vedaste rishushanya umuntu ufite kwizera gukomeye, ukwihangana no gukorera Imana. Rikunze guhabwa abakobwa, nubwo inkomoko yaryo rikoreshwa mu bagabo mu mateka. Ni izina rifite igitekerezo cyo kwemera, ubutwari bwo mu mutima n'ubudahemuka. Niba rero witwa ino zina, nizere ko waba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, nizere ko uterwa ishema naryo. Izina rya gatatu, zikanongeye nizere ko wakanye subscribe dukomeje kubana mu busobanuro bw'amazina. Izina Emeline cyangwa Emeline ni izina rikomoka mu Burayi cyane mu Gifaransa n'Ikidage. Emeline risobanura umunyamwete ukora cyane cyangwa ushaka gutsinda. Rikomoka ku izina rya kera ry'Ikidage Emile, risobanura akazi cyangwa umurimo. Ni umuryango w'amazina arimo nka Emery, Emelia ndetse na Emeline. Rigaragaza umuntu ufite umurava, wihangana kandi ushishikajwe no kugera ku ntego ze. Rikunze guhabwa abakobwa. Ni izina rifite igitekerezo cy'umurimo, kwitanga no gutsinda. Nawe twari ino zina, ndagusabye kandi subscribe, like ndetse na comment. Nawe ari izina yifuza ko twaza gusobanura, twandikire muri comment. Ngusaba kanda share kugira ngo amazina nk'aya ngaba abashe kugera ku bantu bitwa no maze babashe gusobanukirwa ubusobanuro bw'amazina yabo. Yari Isimbi Media TV, njye kanitwa Shyaka Ashitse. Tubona ubutaha. Ciao.